Ndagusuje kandi nkuhaye ikaze wowe udahwema kudutega amatwi buri uko tuguhaye amakuru nk'aya ngaya abagezweho, ubwo nizere ko akaba ariko kanya keza ko kongera kuntega amatwi nkakugezaho amakuru mashya abarimo avugwa ahangaha muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko ibingibi dusanzwe tugenda tubirebesha amaso yacu tukagenda tubigeza kuri mwebwe mudutega amatwi. Intumwa z'ihuriro za AFCM23 zirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC zigiye guhurira mu biganiro n'abahagarariye leta ya Kongo i Doha muri Katari. Ibyo ngibyo rero byose ngira ngo biri kuba kugira ngo ibingibi byose harebwe ko hagaruka amahoro, cyangwa se ibice bimwe na bimwe biba bigiye bigize iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage batuyemo barebe ko bakongera kugaruka mu byabo, cyane ko twagiye twumva ko abenshi bagenda bakurwa mu byabo umunsi ku wundi, cyane ko tutakwirengagiza ko hari n'abandi bari mu nkambi hirya no hino mu bihugu biba bigiye bitandukanye. Ibyo ngibyo ngira ngo murabizi ko hari abamaze mu buhungiro imyaka irenga 30, kandi abo ngabo si uko baba badashaka kugaruka iwabo cyangwa ku butaka bwabo, ahubwo ni umutekano mukeya uba uhagaragara, ari naho M23 cyangwa se iri huriro rya AFC riba ryaragiye ryishyira hamwe rikavuga riti byanze bikunze aba baturage tuzarwanirira ubutaka bwacu, nibiba ngombwa uri ku butegetsi bwaba bashatse kuvuga Tshisekedi Chilombo Felix, byanze bikunze ngo natari kurangave ku ntebe y'ubutegetsi ariho, cyane ko n'ubundi imiyoborere ye ari hafi ya ntayo. Ubwo namwe mwagiye mubyibonera. Ubwo nanjye ikinzanye kuri izi mikoro ni ukukubwira iyi nama igihe izabera, ndetse tugenda tunarebera hamwe ikizavamo, icyo bizahindura ku mutekano muke wumvikana aha muri aka karere duherereyemo. Ubwo ndi kuvuga muri iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo nizere ko rero aya makuru wowe unteze amatwi tugiye kuyabanamo, tukaza kugirana ku musozo wayo wagiye wumva uko impande zombi zizahurira i Katari, uko bizaba bimeze. Ongera forime rero, ariko kandi niba tubanye aribwo bwa mbere ukore subscribe cyangwa se abone, kugira ngo aya makuru nawe ujye ugenda uyakira mu ba mbere, kuko n'ubundi inkunga yanyu ya mbere ni ukudushyigikira mukanda subscribe. Iyi channel twayifunguye kugira ngo ubu butaka bwa Kongo natwe ubwacu tubarizwaho tujye tugenda tubaha amakuru ari update, mubashe kugenda mumenya uko biri kugenda biba cyangwa se ibiri kuhabera buri uko bwije nuko bukeye. Ubwo rero iyi channel kuyizamura ni mwebwe mugomba kubigiramo uruhare, kugira ngo yaguke na babandi bari hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane ko haba hari abari batuye n'ubundi kuri ubu butaka kandi baba bifuza kubugarukaho, baba bakwiye kugenda bamenya ibiri kugenda bihavugirwa cyangwa se ibiri kuhabera muri rusange. Ni mu kanya gato byose nkabikugezaho. Ubwo nge tugiye kubana muri aya makuru, nizere ko mumaje kumenyera ni Sharire wacu. Ntabwo turi butinde kubera ko ibingibi nibyo mba ngiye kukugezaho, ukagenda usobanukirwa neza uko bimeze, nk'uko ibingibi byagiye binajya ahagaragara. Ubwo ni mu gihe ibi biganiro biteganyijwe bigiye no kuba kuri iyi tariki ya 9. ubwo ni itariki ya 9 y'uku kwezi kwa kane, birumvikana 2025, bivuze ngo nejo bundi rwose, nejo bundi ni mu rwego rwo gushaka amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, nk'uko ikinyamakuru National kivuga ko gifite amakuru gikesha impande zombi, nk'uko cyagiye kibitangaza. Ubundi ni ukuvuga ngo kuwa 28 Werurwe uyu mwaka nabwo hagaragaye cyangwa se
ibi ngibi ngira ngo higeze no kuba indi nama y'ihuriro rya AFCM23 nabwo bagiye iduha muri Katari kuganira n'uyu muyobozi, aho ibiganiro byabo n'ubundi nabyo byagarukaga ku mutekano mukeya uri muri ubu burasirazuba bwa Kongo. Ibi ngibi ngira ngo bagiye babiganiraho cyane, nanjye niyo mpamvu mba ndi kugenda mbikomozaho. Icyo gihe ngira ngo AFC cyangwa se M23 yari ihagarariwe na Bernard Bisimwa ndetse n'umuyobozi ushinzwe iperereza n'ibikorwa bya gisirikare, uyu nguyu nawe akaba ari Koloneli Nzenze, aho bo bose bari bahuriye muri Katari Doha ku wa 18 rero Werurwe, nabwo Katari uyu muyobozi n'ubundi yahuje hamwe Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa DRC cyangwa se wa Kongo. Nk'uko ibi ngibi mwabibonye, ngira ngo byaranatunguranye, benshi muri mwebwe mwagiye munabyibonera ubwo uyu Felix Tshisekedi yaganiraga imbona nkubone pana bimwe byo gukoresha iyakure. Ngira ngo bari bahuriye ahangaha muri Katari ubwo bari bahujwe n'uyu muyobozi, hari ku itariki 18 Werurwe n'ejo bundi. Ngira ngo rero nabwo bari bari kuganira ibiganiro ku mwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi ndetse n'ikibazo cy'umutekano muke kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo byose rero ubwo ngira ngo biba biri kugenda biba kugira ngo aba bahuza barebe ko amahoro yagaruka kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ngira ngo ibi ngibi nta munsi bitaba, wenda ubwo bitangiye kubera iduha muri Katari hari icyo bizahindura, kubera ko inshuro nyinshi mu myaka igiye itambuka mwagiye mubyumva ko M23 aho ibiri kurwanira uburenganzira bwawo cyangwa se bishaka kugarura amahoro n'umutekano yewe n'ituze ku baturage, cyane ko bagiye bumvikana mu matwi ya benshi, aho baba bavuga ko inshuro nyinshi ngo abaturage batuye mu duce tumwe na tumwe twagiye tunigarurirwa na M23, hari abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ari nabo uba usanga ahanini ibi ngibi cyangwa se iyi ntambara imaze igihe iba cyane muri ubu burasirazuba bwa Kongo ibishingiye ku moko, kandi nyamara abaturage bamwe na bamwe bavuga ko ari abanyagihugu, ari naho M23 yagiye igaragaza cyangwa se ikaba uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. Ngira ngo mbere y'uko ifata uriya mujyi wa Goma igakomeza ijya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo igafata na Bukavu, ngira ngo n'utundi duce twa Sake twari twarigaruriwe na M23, nyuma y'uko n'ubundi Tshisekedi akomeje kwinangira kubera ko amahoro cyangwa se ibyabasabwa na M23 atari kubyubahiriza. Rero iki gihugu cya Katari cyo gikomeje gushyira imbaraga cyane mu gukomeza cyangwa se mu gukemura ikibazo cy'intambara yumvikana, cyangwa se iyi ntambara humvwa impande zombi zihanganye, cyane ko n'ubundi iyi M23 inshuro nyinshi uyu Perezida wa Kongo Tshisekedi Chilombo akomeza agenda ahamya cyangwa se abishyira ku Rwanda, avuga ko M23 byanze bikunze ngo iterwa inkunga na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inshuro nyinshi akaba ari naho ibi ngibi byose biba bigenda bipfira gusa nyine, kubera ko ibiganiro biri kugenda biba noneho by'umwihariko biri kubera i Katari, hari igihe byazagira icyo bihindura ku mwuka mubi, ku mwuka utari mwiza wumvikana muri iki gihugu cya Kongo. Aha rero
njyewe mba mpari ku bwawe kugira ngo byose njye ngenda mbikugeza, ahubwo nizere ko usobanukiwe igihe iyi nama cyangwa se iyi nama izahuza izi mpande zombi izabera. Gusa reka twizere ko wenda yo izaba itazasubikwa nk'iyari kubera i Rwanda cyangwa i Rwanda mu minsi yashize n'ubundi, nk'uko M23 byaje kurangira yisubiye ikavuga ko itacyemeye ko bagomba guhura. Rero reka ngushimire nkubwira ngo wakoze kubana nanjye, tuze gusubira amakuru yacu ari imbere. Njyewe mvaga kuri izi mikoro ya Risharire wacu, mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha.